twari dufite mariage se njye nawe urumva famille zarahuye iwabo baraje gufata irembo papa we yaraje gufata irembo mu rugo dufite ubukwe habura nk'icyumweru kimwe mbangurishije inzu ya mama yansigiye bama miliyoni 30 habura iziri kuri konte nyine ndimo gushaka ahantu mbanza kugura amafaranga asigaye tugasezeranamo ababyeyi bariteguye amakositimu twaratangiye gupanga n'ibyo tuzahaha injegerira nkubita mana yanjye kubera guhaga amafaranga mwambobo mwe mumaze kubona amafaranga mwigira nabi injegerira gendira sindira zirantsindira nkubita ingumi zo mu mbavu Godfa guhumekaga byarananira kugira ngo amaguruke ngiye kuri toilette baranerura ibaze ko nari mfite amafaranga ariko simbashe kubona imbaraga zo kujya kuri banki ngo mbikuze kugira ngo mbashe kugenda n'umuntu waje arambwira ati wowe fata bya binini hari binini bacisha hasi mu kibuno ariko ibintu byagiye bigabanuka none ubu hadutse ibintu byo kurumana amatwi ribu dutabaze n'umugore wese uri mu nzu utinya ngo umugabo warakwica n'ujya kumurega cunga agiye ku kazi ugende kuri ribu genda ubivuge wamujyana mageragera banze igende yicare nk'imyaka 5 banze yitekerezeho ibintu mwihaye byo kudukata amatwi byo kuturuma byo kudukubita ndagira ngo mbamenyeshe ko nta burenganzira mufite bwo kudukubita ngo nuko mwadushatse icyambere cyo amakosa yose nakora sibyo hamagaza famille yawe niyanjye baterane undege mu muryango nimba nagukorera amakosa nk'umugabo wanjye noneho abagabo bakubita nabishaho agukubita nk'ugiye kukwica nakubiswe Slim Jesus Godfather sinzirimbo ibuka ijambo nababwiye bombi kari babi narababwiye ngo namwe muraje nimwe mugiye gukurikira Semungu sarimo Hamano nawe samanutse kireka nk'Imana inkoreye igitangaza jata gahita sohoka ubundi tugasangira umuceri n'inkoko turi kubyina ariko mana yanjye ariko Imana iradukunda koko nje ya Manu naramubwiye ngo we naguze mu mutwe kuri live yawe nawe ari usubyibuka narabimubwiye ntabwo yuzuye mu mutwe ameze nk'umuntu nyine nawe umeze nk'umuntu ufite depression yiwe yamurinze ubwo nyine ngenda byibuka umunsi nari ndi kumwe na Semuhungu hano i Musanze nyine muri ya hotel yawe uyu munsi bamufata ya hostinze twari turi kumwereka oya se twari turi kumwe ndi kumwe na DJ Felix ndi kumwe na Semuhungu ba hostinze batwitse ewa nari kumwe n'udutoso ku meza utwana twiza tw'uduhungu pe nanjye urabizi nikundira utwana duto nayo mpamvu nagiye kuri table njya kumusuha twiza uruko bamwe mfite na nimero zabo oya cyamahanga kagira ndagenda izina ry'Imana twari twiza ukuntu Semungu agendana n'utwana twiza ego mana yari kumwe nande na DJ ndagize ngo umuntu aracyana mutekereza reka komeza ndakumva ubwo ngubwo ndangije nyine ndamuyambira nawe uramuzi kuntu none atayirya ngo bitese madara ariko ukabona nyine nago anyishimiye kwako namubagaga mvuga ati inkunda jihad reka kuwishima ngo bamumanure mbona atanyishimiye ndavuga mumereze shoti ninywere bamashoti mbamfasha gahungu kamwe keza k'inzobe bari kumwe mfite na nimero zako turabyinanye kuri table mbona Semungu atangiye kundeba nabi mbamfashe DJ Flex ndamubwira ati ngwino ujye gusuza nanjye umugabo wanjye turi kumwe dukomeze twibyinire muri club Flex turajyana aramusuhuza urumva nimba ntari mu mushayiringa ze ni n'umufana wanjye nkunda kubi ntago nari nzi ko nanjye ndi umustar ego komana kumi nanjye abantu mfana nanjye baramfana nabize Semungu ndambwira amani bundi wowe ngiye biranakubwiraga kwa Godfather ibaze ko namubwiye ati twagiye kuri live nkereka Godfather ko turi kumwe none se bwakiye bambwira ngo bamufashe none se reka mbabwire ni izina ry'Imana ishobora byose uzahemukira umuntu uzi ko nawe Imana izaguhana burya ukoze icyaha ugahemukira umuntu ukamujyana ahantu nkahara muri gereza amarira ararasenga niyo atarazi gusenga icyo gihe arasenga ngenza abantu benshi basenga bageze muri gereza
n'abasilamu bafata bibiliya iyo bafunze oya ubwo bibuka ko Yesu aba ni izina ry'Imana. None se ntago muri gereza bajya basari barasenga, n'abasilamu bajya mu rusengero oya nabo bakajya gusenga Yesu ni izina ry'Imana. kuri utajya basari ntago bajya basari. Njyewe simbizi, sinabaye muri gereza amezi 3 nta musilamu uhaba. Ubu tuhinduka umurokore. Ubwo rero ni ukuvuga ngo amarira Jadi yariziye n'amasengesho yasenze Yesu yaramwumvishe. Abamuhemukiye bose se bamusanzeyo bose ntago ari kubakira se. So rero nababwira ati uhemukira umuntu uzi ko nawe ingaruka izakubaho. Iyo uhemukiye umuntu nawe nyine Imana ikugenera igihano cyayo gituje, ukabanza ukitekerezaho. Njye y'amano naramubwiye ati wowe ni izina ry'Imana kubera ubugoryi ufite n'ibintu ukora. Iyo mpano yawe uri kutwigisha impano yo gusambana. Ndabyibuka umunsi mbimubwira ni wa munsi ya video yari yasohokanye wa mukobwa muri hoteli yuzuje amashuka. Iyo video ngenda nayifite, ishuka yatose yatwitse hahiye. Urabyibuka ko berekanye ishuka imeze neza bakongera kwerekana hatose. Ari kwiyemera ko yageze mu mazi. Bitamubwira ati wowe ubugoryi ufite uri kutwereka Imana, uri kutwigisha Imana yo gusambana, ntabwo uri kutwigisha Imana yo kuririmba, uri gusebya abahanzi bagenzi bawe baharabika. Ntabwo wagakwiriye gukora ibyo bintu uri umuhanzi. Iyo mpano yawe rero yo kutwigisha gusambana ntabwo tuyishaka. Ibyo narabimubwiye ndanamutonganya cyane, ajya no kundega kuri Libura namamagara ngo hari ikintu tushaka kukubaza ngo kubijyanye no kwa yamano. Icyo gihe nari maze iminsi ndi kumubaga cyane iwawe kwa Godfather, mvuga ati wowe bakujyane bagufunge barebe kutanywa ibikokayine n'ibimugo byarakwishe. Nta muhanzi witwara nkawe, nta muhanzi witwara nk'ikigoryi nkawe. Ibaza umuhanzi ufata imodoka akagonga umugore mwiza nk'uyu. Ubwo murumva yuzuye mu mutwe? Navuga ngo ntago yuzuye mu mutwe, ahubwo bamujyane n'indera. Ntago yuzuye n'izina ry'Imana, afite akantu abura mu mutwe gatonya, sibyo? Nje nta muhanzi nzi wamamaza gusambana ngo ngiye gukora ngo ibintu ngo sex n'umuntu nkunda ngo ufate kamera ngo ushyize hariya. Kandi kuko ni yamana iyo video yarayifashe, kuko umukobwa yaraje aramubwira ati ese wari uri gufata video? Yamana aramubwira ngo baby ngo nta kibazo. Amarido bayashyizeho nyuma barangije gusomana. Reka rwose, reka rero mbabwira abashu, uriya muhungu afite ikibazo mu mutwe, ntago yuzuye. Bamujyana imageragera banze igende yicare nk'imyaka 5 bazitekerezeho. Nabafata ku mavuta bari abantu bashyize amarere hasi, bari bariyemeye, barigize intare mu mujyi, sibyo? Ubaricara akicara agatoza abana kugenda muri mageragera, akabatoza kubyina, akabatoza wa wundi wari warishyize hejuru yarigize nabi. Ngenda muzifata ku mavuta se simuze kwabasika? Yes of course. Ndabyibuka nyibyina Nyamirambo Sun City, fata ku mavuta yarahoraga na ba Safi Madiba nabande bose na Baradamana. Twabaga turi kumwe rero na ba Jay Polly, nirwaga muri scene yabo, ndabazi bose, sibyo? Bariyemera barishyize hejuru, bose baciye bugufi. Ubundi hari abahita ngo icara wige, uri kumva? Ni mwigororero ry'abantu bananiranye sheri. Azavamo afite ubwenge, afite impano, none azaza aririmba ibintu bitabaho. Akoze azaza aririmba ibintu bitabaho, bamufunge. Nanabwira abantu mwabagabo mwe mwese muri kuri panel kwa Godfather, ibintu mwihaye byo kudukata amatwi, byo kuturuma, byo kudukubita, ndagira ngo mbamenyeshe ko nta burenganzira mufite bwo kudukubita ngo nuko mwadushatse. Icyambere cyo amakosa yose nakora, sibyo? Hamagaza famiye yawe n'iyanjye baterane undege mu muryango nimba nagukorera amakosa nk'umugabo wanjye. Ibintu byo kumubita yewe no kwishuri baradukubitaga tugacika. Rero kujya hari ukigamba, ababyeyi baradukubitaga tugahunga tukajya kwa bashangazi no kwa banyogokuru. Wowe umugabo umuntu none abagabo bakubita nabi shaho, agukubita nk'ugiye kukwica. Harya nawe wigeze gukubitwaho? Nakubiswe Stone yarankubise mari cyumweru cyose nahumeka. Mfite miliyoni 30 kuri konti natabasha no kujya kubikuza ngo nje kwa muganga. Kuki? Twari dufite mariage se njye nawe urumva? Famiye zarahuye iwabo baraje gufata irembo, papa we yaraje gufata irembo mu rugo. Dufite ubukwe habura nk'icyumweru kimwe, mbangurishije inzu ya mama yansigiye.
bama miliyoni 30 habura iziri kuri konte nyine ndimo gushaka ahantu mbanza kugura amafaranga asigaye tugasezeranamo. Ababyeyi bariteguye amakositimu twaratangiye gupanga n'ibyo tuzahaha. Ingegerira nkubita mana yanjye kubera guhaga amafaranga mwambobo mwe mumaze kubona amafaranga mwigira nabi. Zaje mbarabura. Ubwo yararebye abona dufite amafaranga kuri konte nta kibazo gihari mu rugo turarya inko kuko tubishaka. Ingegerira gendira sindira zirantsindira nkubita ingumi zo mu mbavu. Godfa guhumekaga byarananira. Kugira ngo amaguruke ngiye kuri toilette baranerura. Ibaze ko nari mfite amafaranga ariko simbashe kubona imbaraga zo kujya kuri banke ngo mbikuze. Kugira ngo mbashe kugenda n'umuntu waje arambwira ati wowe fata bya binini, hari binini bacisha hasi mu kibuno bituma ukomera umugongo ku buryo abasha kugenda. Yes. Sinzi nimba mubizi iyo abana umwana bamuteye urukingo rwo kwita kugira ngo umuriro ugabanuka areke kubabara, icyo kinini iyo utakimushyizemo yanapfa. Babyita misire sheri. Bankizemo 3 kugira mbashe kugenda, kugira ngo mbashe kujya kuri banke Nyabugogo kubikuza amafaranga. Ariko nataga ndakara nkahita Nyabugogo kuri banke. Ariko nataga ndakara zinyura mu kibuno hasi. Mu kibuno gataburetse gatoya. Godfa uzi guhamagara ababyeyi bawe na famiye. Baraje gufata irembo barapanze tukabwira ati ubukwe burapfuye. None se umuntu yabakubereye nera hamwe gutyo umaze icyumweru mu nzu hanjye ukamujyana mu bukwe none mu mafaranga yawe. Ibyari ubukwe byanjye byadanje nawe umva n'amavideo arahari sheri yari yaranyambitse reka bitarateye imvi ubukwe bugiye kuba. Niyo mpamvu mfite umushinga n'umbiri y'abagabo. Buriya misire zigabanya uburibwe. Yego ukabasha kanavuze. Niyo mpamvu mfite umushinga n'umbiri y'abagabo mwese. Turabizi mudukunda ariko iyo mugiye kudukubita mani mudukubita nk'inzoka nta nubwo mwibuka ko twababyariye cyangwa twigize kuba kumva kubwire rero. Urakubita ijisho rigatari tukashiri. Hari umuntu nagomba gupakira uyu munsi. Okay, wowe utekereza ko ibi bintu byadutse byo kurumana urabivuga iki? Mani horaho yo mu gihugu cyo mu ijuru kubera ubutabera wazanye mu Rwanda. Niyo mpamvu ngiye ngundi igihugu cyacu. Sinava no mu Rwanda do umunsi mu Rwanda bazamfunga nzaba nakoze amakosa, nzaba maniwe ibyaha byanjye. Sinzava mu Rwanda dufite ubutabera butabaho. Uri kumva? Nukuvuga ngo urareba kera abagore barabicaga bakabashyingura no mu mbuga. Murabyibuka ko barenzagaho imboga. Abagabo benshi bari mageragere nabagiye bakubita abagore babo. Ariko ibintu byagiye bigabanuka none ubu hadutse ibintu byo kurumana amatwi. Ribu dutabaze n'umugore wese uri mu nzu utinya ngo umugabo warakwica n'ujya kumurega. Cunga agiye ku kazi ugende kuri ribu ugende ubivuge. Werekana amavideo yose ukuna gukubita. Nimba uhamagara mama wamwereka ukuntu ikijisho kimeze. Genda kuri ribu bivuge. Ariko ikibazo cy'aba bagore aravuga ati se ninjya kumurega iyi nzu nzayishyura gute? Aya mashuri y'aba bana baziga gute nibafunga ingegera? Akemera gakubitwa mpaka gapfa. Ugasanga mumenye ko umuntu yakubitwaga ari uko umuntu yapfuye ngo umugabo yishe umugore. Ibyo bintu murumva ari byo byagakwiye. Mwabagore mwe muhaguruke mwese tugende mu butabera tujye kurega aba bagabo aho kugira ngo uzasiga abana bawe. Emerube singomada. Aho kugira ngo uzasiga abana bawe emerube singomada. Kuko umugabo azakwica sheri. Umugabo yahuye n'indaya. Utekereza ko ntago abagabo bose ari bamwe. Jessica, utekereza ko kuba Skype yararunye umugore w'amatwi yampana akaru umugore w'amazuru baba barabiganiyeho? Kutavuga ko bro wanje nawe bamutemye umutwe nabyuzi. Nase ntiyatemwe n'umugore. No rero nyine ndekubwira abantu mwese. Bro ni cyamamare. Ibaze ko bro wanje yanze kujya kuregura umukobwa muri ribu ngo batamufunga ngo kuko ngo yamukundaga ngo nibatandukane basi. Yaramwishe neza n'ubu ngubu turacyajya guca muri scanner. Kabiri byagenze ibitangaza icyaha cy'ubugome ukuntu byagenze uri kumva? Yego. Ukuntu byagenze. Stone yaje kunsura i Musanze azanye na murumuna wanjye. Stone kandi umwe gukubisa ugapfa, umwe gukusaga gucya misiri. Umvangewe ngiye twaratandukanye ariko ni inshuti y'umuryango wanjye kuko ko twabanye imyaka 4 mu nzu. Nzamufata mutandukanye n'abavandimwe banjye se. Umwe gukusaga gucisha misiri mu kibuno.
njye ntabwo mukunda sinanamukumbura ariko kandi inshuti yaraje kumusura y'abavandimwe banjye. Musanze. Aha. Yaje kunsura nyine aherekeje murumuna wanjye. Ndabyibuka ko mwabonye amafoto bari kuri Best View, murumuna wanjye afite imodoka, kuba yavuga ati njye ngiye gusura mukuru wanjye, Stone akamubwira ati ndaguherekeza, ni ibintu bisanzwe. Ubwo bro wanjye nawe Rejo aba aravuze ati nanjye ndagenda. Noneho mu modoka umwanya uburamo uwo mukobwa wari guherekeza tegeko uwo bro kabiri wanjye wundi bitarico. Aravuga ati nanjye rero nimba mu modoka mbuzemo nago nanjye ndi bubyemere kugenda. Umuhungu ati gutu datuma njya gusura sister wanjye kuko wambabariye ko kuva yava i Kigali naramusura, undi tikanze nkwereka ibintu ngiye kugukorera. Umukobwa yita kumyara gufatira icupa rya Musteri ari kubita ku cyuma, arangije itari kubita bro wanjye mu musaya ryapfumutse. Muri kumva ibintu yamukoreye, amukata ugutwi kuva kuratandukana. Godfather amafoto warayabonye. Narababaye ndababara. Ubwo umunsi bari kuza kundeba byahise bibi bibazo, baba bafashe uwo Rejo baba bamujyanye. Urumva sister wanjye yahise abona umuntu amaraso ari kududubiza cyane, abona nahamagara ambulance irajya kuhagera umuntu yapfuye, ahita amukubita mu modoka ye vuba vuba no kwa muganga i Kanombe. Sibyo, areba abona imodoka mu modoka uzuye amaraso, aravuga ati ntago tukigiye gusura sister. Ndababaza ati se ko nabategereje murahagera ryari? Ati byakomeye, ati Rejo bamumennye umutwe turi kwa muganga. Ati nyereka amafoto ndebye nanjye ndumirwa. Uri kumva? Baba mugejeje kwa muganga ubwo mu gitondo, kuko bo bafite imodoka, kuko ngiye urumva mfite akabari ndarankora, bo bahise baza kumfata muri iryo joro. Mageze nsanga umuvandimwe agiye gupfa. None izi nkundo zo kwicana, ubuyobozi nibugira ikintu buzikoraho, mutubabarire. Jeannette Kagame yaravuze ngo ntago tuzongera gukubitwa, kandi koko gute dukubitwa? Mugira kutubyaza, mugira no kudukubita, ibyo se nibiki? Tuzasaza gute imigongo mwarayimaze, amatwi mwarakataguye, amazuru mwarakataguye? Hanyuma se musaza wawe we ubwo turabigenza dute? Musaza wanjye we urumva yanze gutanga uwo mukobwa kuko yamukundaga, aravuga ati njyewe ahubwo dutanduka nako tutagize. Mama yarakubise yagize utete vuga yanze kuvuga hano uwo mukobwa aba. Gusa uwo mukobwa amenye ko ndi kumushakisha, imyenda yawe iracyari mu rugo yuzuye amaraso, aho nzahurira nawe nago uzancika. Ibizibiti ndabifite byo kwankubita umuvandimwe wanjye, nje nzakwifungira. Azasiduka yumva wowe nagufunze. Nubwo yatinye, uzi ko yaramwishe byanyabyo, amatwi yari abazi yose ayavanaho. Mwambobo mwe, izo nkundo mudukunda n'inkundo nyabake zo kutwica. Niyo mpamvu njyewe dore n'Imana ibyumve, kuva Stone yankubita natinye kongera gushaka umugabo. Kuva natandukana na Stone njyewe maze hafi imyaka 2 nandukanye na Stone, nta mugabo ndashaka. Ese mubona ari uko namubuze? Barahari benshi birwa banereta, ariko inkoni nakubitiwe hari ahantu nago nazikumbura. Nanjye Imana izama umugabo uzamvunikira agende anywe ansaba we, nanjye mfite imitungo, azana imitungo ye dusezerane ivanga mutungo rusange, nanjye ngira ijambo ku buryo azamuka gato nirukanyira kuri ribu bana baratugabana pasu. Nta kintu ufite, nta kintu navugana nawe. Imyaka 2 ndisingo ishwe singiye gupfa. Godfather gucyo utasabye Jessica gushyiraho umugabo aragukubita akagukubitira no mu mitungo yawe. None se wagize ngo iriya mitungo yawe Skyto, iriya nzu ni y'umugore wabona Skyto. Umugore wo kwa Skyto yagurishije inzu yiwabo. Uriya mugore wa Skyto yari afite imitungo iwawe, itonde afite ibimenyetso ibaze. Iriya nzu ni y'umugore wa Skyto sheri. Niyo mpamvu Skyto yamutereye vi bagasezerana. Skyto azubwenge, akibona umugore agurishije iwabo bahise basezerana. Siko setsa aramufungishije ubu Skyto. Kamaro twahuye ejo kwa mbere nibwo yagiye muri pariki kuburana. Urumva umugore arashaka kumufungisha kuko umugore arabizi neza ko imitungo ari yiwabo, ari yiwe. Urumva umugabo kandi nawe arabizi neza yuko nanasohoka afitemo icya kabiri azaza bagabana. None aramufungishije da. None sereka nkubwire Godfather, njye ndumva nanashyiraho video nkavuga mu ndeba ingwino n'ubundi nanjye nibyo nashakaga. Kubera ko iyo umuntu muri kumureba aba ari kuvugisha ukuri, sibyo? Aba ari kuvugisha ukuri. Dekanera gatebere kanicare
ni ukuvuga ngo rero impamvu mbivuze ko urabya umugore wa Skayito, njye nakundanaga n'umuhungu bita Mawuse bita Blessing, noneho yaravuye mu Bushinwa. None avuye mu Bushinwa yarafite amafaranga, kuko icyo gihe nari agakobwa keza, nari nyiri muto, ndi nko mu myaka 19, urumva nari mwiza pe, nari mwiza nyiri muto, abagabo bose baransariye na Jay Polly, niyo mpamvu buriya yankundaga. None uwo Mawuseni yaravuye mu uwo Mawuseni yaravuye mu Bushinwa afite amafaranga, azanye amafaranga menshi. Icyo gihe rero nari umumansuzi mbyina Sun City kwa Seka. Kandi uwo mugabo yarazaga akagura amakaziye nk'atanu papa ya Heineken agatereka hariya, Johnson amaboto, nta mukobwa n'umwe utaramukundaga. Uriya mugore wa Skayito rero baba bamumuhayemo pase, kumbi atwi